Abantu benshi babazi ko kujya hanze ari ugukira. Ese nawe niko bize ngo kujya hanze egare gukira? Ariko hari ibintu byinshi baba batarababwiye cyangwa se batarabonye ubibabwira. Uyu munsi tugiye kuvuga ibintu 7 biboneka iyo umuntu yagiye hanze, cyangwa se tugiye kuvuga ibintu 7 biba ku muntu wagiye hanze. Umuntu ugeze hanze bwa mbere bigenda gute? Of course nanjye niko nari mbizi narambuka u Rwanda cyangwa se narambuka Afrika ngo njye hanze yayo. Bavuze hanze no kujya hanze ya Afrika cyangwa se mu bindi bihugu kitari icyawo. Nanjye niko nari mbizi. Ariko aho nagereye hano muri Oman, hano nkorera muri Oman, naje kubona ko ibintu biba bitandukanye. Ibintu biratandukanye, naje kumenya ukuri. Uyu munsi rero niko tugiye kuvugaho, turebe neza ese koko ibyo twibwiraga byari ukuri. Ikintu cya mbere nakubwira cyo ku muntu ugeze hanze bwa mbere, akunda guhura na challenge y'akazi. Challenge y'akazi, urumva iyo uvuye iwanyu muri Afrika cyangwa se n'ahandi ahari hose, uvuye mu gihugu cyawe ugiye mu gihugu cy'abandi, challenge ya mbere uhura nayo ari challenge y'akazi cyangwa se challenge y'imibereho. Ese akazi ndakabona gute? Imibereho yanjye iragenda gute? Maybe reka tuvuge cyane twibande ku bantu baje bafite akazi. Iyo uje ufite akazi rero, cyo cyambi kiba challenge kuri wowe na akazi nyine. Of course akazi karakugora, ukananirwa, usanga hari ukora amasaha menshi, bikagutera rero kunanirwa cyane, cyangwa ugasanga urakora ama overtime. Maybe bitewe na opportunities ubonye zutuzi, maybe ukora akazi kamwe ariko ubonye opportunity ya kandi kazi ka part time, nabwo usukajya ugasanga ku munsi ukoze tubiri, so bikakongera umunaniro rero ukananirwa cyane. Ikindi kintu cya kabiri kiba gikunze kugorana, cyangwa se ikindi kintu cya kabiri gikunze kuba challenge, amafaranga tuza twiteze, cyangwa se amafaranga wowe uri aho ngaho wumva ko nujya hanze uzakorera, ayo mafaranga akenshi aba atari menshi nk'uko wabitekereje. Amafaranga ntabwo aba ari menshi, umushahara si uri mwinshi. Ibyo noneho unakoresha amafaranga nabyo bari byinshi, biba biri expensive. So ikibazo cy'amafaranga nacyo kiza kuba ingorabahizi nyuma yo kugera hano mu hanze, cyangwa se nyuma yo kujya ahari hose hanze. Amafaranga abahizi. Amafaranga rero nayo, amafaranga ntago ari menshi nk'uko babivuga. Amafaranga nayo duhere nko kwenda ku mushahara. Umushahara wawe abenshi abazi ko ngo ugiye kutumbagira, tukatwishyira mu Manyarwanda, babazi ko abantu bose bari hanze bakora mu miliyoni y'Abanyarwanda. Baba nyine wumva umuntu uri hanze, ubaye udakora miliyoni uri hanze rwose wabarakisha. Ubaye udakora miliyoni uri hanze, uko niko kuri. Ntabwo tugiye kubeshya hano. Ntabwo umuntu wese uri hanze ariko akorera mu miliyoni, cyane cyane nko muri ibihugu bya Middle East. Ntabwo buri wese uri muri Middle East ariko akorera mu miliyoni, ntabwo ariko ku kwezi ariko ahembwa miliyoni y'Amanyarwanda. Numva ko rero bya bitekerezo abantu baba bafite byo kuvuga ngo kujya hanze no gukira. Uyu muntu agiye hanze agiye gukira, agiye gukora mu miliyoni kugira agiye gukora mu miliyoni nibyo bigiye kumugira umukire. Ntabwo ariko biba bimeze. Ni ukuvuga ngo no hanze arimo bahembwa munsi y'iyo miliyoni mutekereza, cyangwa se twabaga dutekereza twese. Ikindi kintu gikunze kugorana, nyuma yo kusanga akazi karakugoye, amafaranga usanze atari menshi nk'uko yatekerezaga. Ikindi kintu gikunze kugorana nicyo bita loneliness, cyangwa se umuntu nyine kwigunga, akabura uwo bavugana. Like uje gukora nk'inama mu Barabu, nta cyarabuzi, nta cyarabu na gikeya uzi. N'icyongereza kenshi turabiziranyeho, benshi ntabwo tuba tukizi, ntabwo tukizi neza nk'uko nyine bigomba kuba bimeze. So niyo waba ukizi mu Barabu, kwanza nako cyanagufasha cyane. Urumva ntabwo kigufasha cyane ariko kiragufasha, ntabwo umeze nk'utakizi. Ariko nanone icyongereza cyacu, cyarabu cyacu ntabwo tuba kimeze neza. So kuvugana n'abantu rero nabyo biragabanuka. Cyane cya kabiri wamenya cyo kuba friendly n'abantu binaha biragoye. Kuba friendly n'abantu nyine like nk'abarabu tuba dukorana se n'abandi tukaba mu bindi bihugu, biba bigoye cyane. Bisaba nyine kugira ngo niyo mwaba friendly, ntabwo nyine mwaba friendly nk'umuntu w'iwanyu. Biba bigoye nyine kugira ngo mube friendly nk'umuntu w'iwanyu ujye utakigunga muri kumwe, cyangwa se utakigunga ari aho hafi. So habaho icyo bita loneliness, cyangwa se kwigunga, kubura muvugana, gukumbura iwanyu, gukumbura abantu bawe, gukumbura kuvuga ururimi rwawe uri free. Urumva ibyo bintu byose
biragora kandi bikanacangana muri icyo gihe wageze hanze, ibintu utari waratekerejeho na mbere. Utari waratekerejeho na mbere nuko ushobora kwigunga kubera ko utavuze ururimi rwawe, ntabwo utegereje ko ushobora gukumbura ururimi rwawe rw'ikinyarwanda kuba waruvuga. Icyo nacyo kiri mu bintu bigora, kwirirwa uvuga nk'icyarabu cyangwa se kwirirwa uvuga icyongereza. My guy, ukaza hano like ukabatereka nkore video mvuga ikinyarwanda triste, nongere nikumbuza ururimi rwawe cyangwa se nongere mvuga ururimi rwanjye. Kuvuga ururimi rwawe rw'ikinyarwanda byo ushobora kubikumbura. Ikindi kintu gikunze kugorana kandi gigora n'abantu benshi cyane ku bakozi bakorera inaha mu Barabu, igikunze kubagora ni abakoresha. Hari igihe umukoresha wawe mutumvikana, hari igihe umukoresha wawe atazamo kumvikana, atakubera umuntu muzima, atakubera umwana mwiza, aribyo byane wumvishe abantu bava muri kontara nta kibavanye muri kontara, bava mu masezerano nta kibavanye mu masezerano bajyanye n'umukoresha wabo, abantu bava mu kazi kabo nta kibavanye mu kazi kabo, ugasanga nyine havutsemo ibindi bintu kwa kumva iyo utaye kontara byanze bikunze iyo uyitaye hagomba kubaho ingaruka z'uko utaye kontara. Ibyo nabyo bikunze kubaho, umukoresha wawe ugasanga sakubaniye neza, sakubereye umuntu mwiza, kontara yawe ugasanga atangiye ibintu byo gukata kandi bitari ngombwa, usanga nyine atangiye gushyiraho amananiza menshi cyane muri kontara yawe. Urumva ko umukoresha ntabwo aba akubereye mwiza, kandi akaba n'ibintu atuzuza muri kontara yawe mwavuganye, wenda n'urugero ko ugomba gufatira lunch mu kazi ke, nyine ugomba gufata lunch like ni kuri we nyine aho kuzakwishyura n'urugero lunch, ugasanga iyo lunch nayo yishyuye. Urumva ko biba bigoye cyane kugira mukomeze mwumvikane. Abakoresha binaha cyo cyane nk'Abarabu, ngenda navuga Abarabu ko nibo bankoresha cyangwa se nibo dukorana everyday umunsi ku munsi, hari igihe bagorana ugasanga nyine barakugoye mu kazi kawe, uhuye n'ibibazo. Ikindi kintu kigora rero mu kazi cyangwa se mu hanze ku bantu bahaza ari bashyashya, nyuma y'uko umukoresha rero akugora akakubera umuntu utari mwiza, akakubera kasamutwe ewana ujya ubyumva ngo abana like baje mu kazi naha bataye akazi byabandendekiye nabi kubera ko bavuye muri kontara bishyuza amafaranga atoroshye cyangwa se atari makeya. Urumva ko umukoresha aba yabagoye kabisa. Uruvuye muri kontara nawe hari ibyo bagutegeka, nk'uko nawe iyo ayikuvanyemo mu bintu mutavuganye cyangwa se mutumvikanye, ni nk'uko nawe nyine hari ibyo umusaba, hari ibyo leta imusaba kuguhereza. So urumva rero ko nawe iyo uvuye mu masezerano yiwe yaguhaye wari imyaka 2, hari ibyo nawe agusaba kumuhereza. Ariko si ibyo byonyine, hari n'ibindi byiza cyane byinshi biba hanze haba opportunities zitandukanye cyane kurenza muri Afurika cyangwa se mu bihugu byacu byo muri Afurika. Hanze rero haba opportunities menshi atandukanye, haba opportunities atandukanye nk'ama side hustles ushobora gukora after work. Ushobora kujya muri side hustles zawe like digital market, ukabona umwanya wawe wo ku processing ibintu byawe, cyangwa se akazana opportunity ya second job cyangwa se y'akazi kandi ka part time job nyuma y'akazi kawe ka full time job. Urumva ushobora gufata kandi mu masaha make ushobora gushakamo kandi kazi ukora ikakuzuriza nye amafaranga, wenda ukeneye amafaranga yo kongera ku mushahara wawe kugira ngo ugire icyo wimarira. Urumva ibyo nabyo bishobora ikintu cyiza kiba hanze. Hari amahirwe yo kuba wakora side hustles zawe, hari amahirwe yo kuba wakongera skills kandi kuba wakora n'ama part time jobs cyane nko muri Europe n'ahandi hatandukanye. Hari amahirwe cyane yuko wakora part time job kazi kawe. Even harahari ku bantu batandukanye bakora n'utuzi dutandukanye, hari amahirwe yo wakora part time job wa processing side hustles zawe zikazakujya amafaranga after work. Izo rero ibyo bintu nazo no opportunities ziri hanze zitabi wacu, kandi hari amaside hustles wemereye gukora umuntu utari muri Afurika cyangwa se umuntu utari ahandi atemeye gukora. Nk'uko like nk'imbuga zina ukuntu zazihemba ntabwo ari nka kimwe nk'uko imbuga za social medias ntabwo ari kimwe zo muri Afurika zazihemba. Ama digital markets menshi yo hanze ntabwo ari kimwe nk'uko ayo muri Afurika akora, ayo muri Amerika naho ntabwo ari kimwe. So ahantu henshi hanze hajya hagira opportunities zaho. Icyo nicyo cyiza cyo hanze, ku muntu uri smart, ku muntu ucangamutse kabisa ushaka gukora amafaranga hanze hamugirira akamaro nk'uko twabivugaga, yaba umukire.
yaba umukire abishaka nkuko twabivugaga, ariko ubukire nabwo twabitekerezagaho nabwo busaba gukora even no muri Afrika ukoze nkuko ukora uri hanze no muri Afrika waba umukire. Ariko ahubwo nuko iyo uje hanze nyine ucanye ku maso tubona ko amahirwe arahari ushobora gukora kandi ukagira icyo ugeraho. Urumva ko rero hanze ibyo watekerezagaho si bigiye kure n'ibyo ngibyo, ariko biratandukanye. Ibyo bintu ugomba kubyigaho, ukaba niba utekereje kujya hanze tekereza se amafaranga expectation zanjye njyanye hanze ziranze zidahuye ntabwo zanera depression. Hari abantu bumva byateye depression ko natekereza ko bameze ngo, ariko urabona ngasanga nyine byamuteye ibindi bitekerezo bitari byiza. Wowe rero uri muri Afrika cyangwa se wapanga kujya hanze, kujya mu kazi mu bihugu by'Abarabu, se ubanze urege mu mavideo yanjye nagiye mvugamo imishahara bahemba mu tuzi dutandukanye, ujye uza ubizi. Kandi ikindi cya kabiri, kore subscribe kugira ngo ujye urushaho kumenya amakuru atandukanye yo hanze, amaside yasoza hano hanze bakora even nawe uri muri Afrika ushaka ko wakora utarinze uhava kandi ibintu bikakugendekera neza cyane. Ibyo bintu byose rero kuri channel yacu Chef B Alex no tugiye kuzatuza tukabivugira tukabinononsora neza tukabikubiranya muri video imwe kugira ngo bibashe kutugira akamaro. Kora subscribe, usharing iyi video, niba gushyiraho like kugira ngo n'abandi babone iyi video. Ciao ndabakunda cyane, see you next video.